Gwana ruki prakireguka ino kiringa ry'ifoto bwakunda utuntu tunimba ku mapo bakasiba. I love guys stay Snapchat WhatsApp why bakaraga like comment bagasara imbobonye indege chat like ugashaka gucemba mfite song ndimo ndategura ya kinabi tarimo arankorera bafanize kino nawo bagira ukunde marabikurikirana ndimo nanegurira song. Ibihe byiza nshuti bakunze ba TV, reka tubashimire ko mudukurikirana ku munsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nizere ko aho muri hose mumeze neza. Rero kuri uyu munsi tukaba twatumiye umuhanzi nekereza ko mukanya agiye kubibwira kugira ngo tubashe kubana muri kiganiro mumuzi. Reka muhikaze kuri TV kaze. Ya mu ikaze mazina ni Montana gwana Montana nize kumeze neza. Meze neza cyane ndurkwembe kata. Okay, tuenda uri hano ku byerekeranye wenda no kuvuga ku muziki wawe. Umuziki wawe utangiye ryari? Byo utangiye kubyumvamo kuva ryari umuziki? Shafa man, natangiye kubyumvamo man kiri rusoro ndi mu nte ya mama wa kintu we naravuga. Nibwo natangiye underground. Urugendo rwari rw'umuziki umuntu ashaka kutayibaza kuva ukiri mutoya. Ni gute abantu bagufataga ukora uwo muziki cyangwa se ukitangira kwiyumvamo iyo mpano? Man, abantu se baba ari different man, umwe aba yumva bizi ya abandi bakaguca intege man ngo nushaka kubyihoreye n'ubundi uri muri apfusha time yawe y'ubusa ya ubima amatwi man ugakora to ya urugendo barutangira rw'umuziki kugeza na n'ubu. Ese kuva utangiye umuziki kugeza na n'ubu nihe umuziki nihe ho gukuye naho kugejeje? Hari ese hari ibikorwa waba warakoze nk'indirimbo warahishyize hanze? Indirimbo ziri hanze ama featuring menshi na ama featuring igiye urebye ntabwo natangira umuziki uri singo nyine to bwo nangiye music yanjye kuko nyine ubushobozi nibwo butari bwaboneka. Akiyo umuntu anume akambwira ngo no dukore nk'akagoma n'iki ndaza nyine tugakora naribi. Wenda abadukurikiranye bashobora kutabibaza umuntu turi kumwe aririmba njyana. Ese digira n'akarimba wenda ubakishirizaho kugira ngo bumve umuhanzi turi kumwe koko se ibintu ari kuvuga arabizi cyangwa ari kutubeshya? Bashobora kuba bakeka ko nyine bya bindi by'umuntu aba yikina n'iki noneho. Gwana ruki prakireguka ino kiringa ry'ifoto bwakunda utuntu tunimba ku mapo bakasiba. I love guys stay Snapchat WhatsApp why bakaraga like comment bagasara imbobonye indege chat like ugashaka gucemba kakurya sine na mufungugira ugasara uratuza gakwama na untu uzagukunda waburi umukene cyangwa umukira tari nyoko urakwama ugatuza wallahi ugakwama barindwi ku rutonde bafite pisto uzana ububono bakunyuzamo isasu ndacyarikira asitwita umbono uhunge wayase kuri umuntu akurikiranye uburyo indirimbo yanditse ashobora kutibaza ese izi ndirimbo cyangwa se iyo ndirimbo uriyandikira cyangwa hari undi muntu ugufasha? Fondi yandikira nyine to. Kuri ubu se hari imbogamizi wabuhura nazo nk'umuhanzi? Tuzi ko abahanzi benshi bakunda guhura n'imbogamizi ku byerekeranye n'umuziki bakora. Wowe ku giti cyawe kuri uyu munsi wa none nizihe mbogamizi ugenda uhura nazo? Imbogamizi zirari nyinshi ko for example ubushobozi ntabwo hari ntabwo najya kwiyerarira nyine umbwira abantu ngo mfite ubushobozi bwo kujya studio, ntabwo hari shooting video, ntabwo hari na management ifite nyine umva ntabwo biracamo nyine. Wenda numvishe neza injyana urimbamo ni injyana ya drill. Ni dream man. Drill nihe mpamvu uhisemo kuvuga reka mitemo kuririmba muri injyana ya drill? Drill nyine ubwo niyo mpano yanjye nyine ko ntabwo najya kuvuga ngo n'ibindi nabibasha ako yawe ngo ndimo ndirimba mu njyana ya drill, niyo ndimo ndagerageza ngo ndeko byacamo cyane nabona management cyangwa gufasha nyine
tugiye mu kibuga cy'abahanzi baririmba rap, drill, akenshi babashinja kuba bashobora kuba ari abantu bafata ku biyobyabwenge. Ese wowe ntago bigibi ujye bifata? Bari bashinza sometimes akana bibafata na nyine ntago nabihakana, ariko ngiye ndacyari umwana. Ntago ujye bifata? Ndacyari umwana, subwo ndacyari umwana wana, ntago njya mfata. Akenshi wenda iyo mugiye wenda urugero iyo mugiye nko mu recording hari igihe producer avuga ati kugira ngo nyine mujye muri mood neza mumaze mufate ku bikoresho. Ese wowe ntago iki kintu wigeze uhura nacyo ukijya muri studio? Aba producer babeshye, nese producer man yakujyana ibikoni. Ntago biba wakinwe mwana, usanzwe nyine ari ibintu byawe n'iki wikora, ariko ntago producer akubwira mani ngo tujye nyumbani mani ngo trolling oya. Twabeshye nyine tu. Nk'umuhanzi rero wifuza kugeza umuziki we kure, ni zihe nama wowe wagira bamwe mu bakora umuziki? Ntekereza ko wenda bakora injyana nk'iyo ukora, bamwe biyahuza cyangwa se bafata ku bikoresho kugira ngo wenda bikuremo ubwoba babashe gukora ikintu wenda kidasanzwe. Wowe ni izihe nama wabagira? Nese ubwo umuntu afite impano koko, for example afashe igikoresho kugira ngo yagiye muri mood cyangwa agira icyo akora, mani ibyo ntabwo bibaho. Ndetse Imana yaguhaye impano mani ngo uyikoreshe neza tu. Siko mani Imana yarigizana bitubaza mani, sinaguhaye impano yo kugenda wicaza iwanyu mani, oya ugomba mani kugira n'iki noneho kereka abantu mani icyo ufite. Wenda gira kandi karirimbo ongera gucishirizaho abadukurikiranye muri aka kanya kuri Mo TV. Kandi mbacishiriza hose. Zunguruka na rukara na muzungu, baby face yangira pa kira beat, ubwira abapiti bafana ubuntu dukora ari movie Calvin. Kisi munaruka narukuzana ubuntu nk'ukoma hagati Kigali mufata nk'ubono Kigali ndayikunda hey we njye makuru n'amaniga dushaka inama nyinshi underground iradukwamisha kenshi duhora hasi naso usamubaza njye ubwo njye mutamo amashoro njye ndaramiga gatarashi ndatumika maniga sana ububono bakatira shit zinici sana ububono ndacyarikira kuri mikoro pa waya. Wenda ndatekereza ko uyu muziki ukora uwukunze, nubwo ugenda n'imbogamizi zigiye zitandukanye. Wenda tugaruke ku buzima bwa Montana, abayeho ate? Umunsi w'ubuteye gute? Umunsi wa Montana ibarisha za kintu. Wenda ubyutse mu gitondo ni gute umunsi wawe uwupangiraho cyangwa urara ubipanga ugati ngewe ku munsi mu gitondo ndabyuka nkora iki n'iki kurya na gutya? Kwipangiraho se akinese kimihandi bayasharira imihandi bayatse n'iki noneho. Se wenda tugarutse ku muziki wawe ukora, hari akandi kazi ukora nyuma y'umuziki? Akazi na job nayo twakundi nyine umuntu aba kwamiye ubudu nyine ndabisanzwe. Ni iki utegura gukora nk'umuhanzi kugira ngo inzu zawe zibe impamo? Nkwiye mani gukora search nkakora search nyine ku bintu mani for example ninguma nkora bya bindi bya kera naho nzagera, ariko nkora nguma nkora research ibintu bigezweho nava kuri phone nkajya ku yindi nyine kuko sometimes bano bantu murimo mumva we cyamura nino TV musanzwe muyikurikirana nyine support yanyu bikeneye mani ngo nanjye ngizana music cyane ko ntabwo nabyishoboza mwe mubaye mudahari nyine hari igihe ureba ukavuga ngo uyu muhanzi runaka yambera umuroromodo muri ibikorwa bye akora ukunda kubikurikirana, umuhanzi yaba arinde? Umuntu nkunda kwifiraho umuhanzi bita Central C. Nihe mpamvu wahisemo kuba yakubera umuroromodo wawe? Kuririmba arabizi kuko wenda sinzi mba bari muri Reno TV wenda bamuzi ako ya Central C. Arabizi Nizihe nama wagira rero bamwe mu bahanzi batandukanye abakora injyana nk'iyawe bafite imbogamizi nk'izo ufite? Nizihe nama bo wabagira? Nama nabagira ni bakave kwisima nyine
bumve ko sometime imbo ya today byanze ejo nabwo bizaguma byanze man urakora nyine tu Imana icyo yakugeneye nyine man ikiraza tu yakiraza dushushanye nko mu myaka 5 iri imbere umajije kwamamara uri cyamamare barakuzi haba mu Rwanda ndetse no hanze icyo gihe n'iki wumva uzakora cyerekeranye n'umuziki cyangwa se ese uzasubiza amaso inyuma wenda wibuke abo wasize inyuma cyangwa nyine uzabihenuraho abo wasize inyuma ese uzabibuka man mbaje ikintu cyiza cya danje nyine man kinkora ku mutima man mora nzirikana mora mvuga man Imana nigira ukuntu bigenza man ndabanda gront baravunika bya danje wakira usubo wabyumva gront baravunika man nabafasha man kandi cyane bikunda kuba kwa peti bo mu byaro inyuma kure cyane ukuntu ko baza muri music bazi ko nyine man ari bazi ko sinzi mbabazi ko yenda bagiye mu murima guhinga simbizi ariko nyine baravunika gasanga peti n'iki agahari ka dance n'iki none nta n'umuntu bomva mani kuzi kuririmba abagufeka mani bari benshi bya dance n'abaguca intege man kahita ucika intege ako kamwanya ariko kizikunda Imana bigenza mani nabafasha ubu ngubu ugize amahirwe wenda yo kubonana n'Imana n'ikintu kimwe wahita ugisaba ikintu nayisaba kimwe nasaba ko ifata music yo mu Rwanda bya bindi abantu bibwira ngo music ngo hip hop ngo ni abantu banywa itabi man ikayifata ikayishyira highest man kavano pakana state bakadukina man yani byo nayisaba tu ese nonose wenda nk'umuziki nyarwanda urubize ko watangiye kera kugeza n'ubu ese wowe ko bwawe utekereza ko umuziki nyarwanda wavuye hehe ese ungubu ugeze hehe ese uri ku rwego rushimishije sometime ntabwo rushimishije ariko any time nyine revo bariho nyine man ntabwo ari nka revo byarasti nyine man kuko revo ya kera byarishaza birenze no kubona reba for example Kevin ukabona nk'amakosi AKM wenda ukabona nko umupeta akoze song igize ibirebwe n'ibihumbi 100 ariko man kera byarishaza nta muntu byumvisha yumva ko mu hip hop man ari umuntu man w'ibandi umuntu urarumena amazu umuntu usmokinga man yafote ya playing song y'umuntu man byari ibintu birenze tu ariko ubu ngubu bose barabyumvishe man Dre na Karinjyana man apeti bose bisangamo man ko music ndabona arimo iragenda igira okay bakomerezaho tu playing barebe music bizagira kure tu kuri ubu Montana bamwitege hiki mfite song ndimo ndategura Kinabi tarimo arankorera bafanize kino nawo bagira ukuntu marabikurikirana nimaranegurira song ya danje iminsi iri imbere ndayishyira hanze to wenda dusoza agira icyo ubwira abafanizi bawe cyangwa se abadukurikiranye muri aka kanya kuri Mo TV nk'inama ushobora kubagira cyangwa se icyo wababwira ukurikije amarangamutima yawe nkurikije amarangamutima yanjye njye nabo dufatanyije kuko njye ntabwo nabyishoboza njye nabo dufatanyije music yanjye mbona yari igihe nyine ibintu nshaka kujya nko mu nzu mu cyumba nyine nkaririmba nkumva ko mbizi ariko wenda nk'umuntu murumva ibi ngibi cyangwa uzakurikirana ibikorwa byanjye mwese uzumva ko narimbye namukoze ku mutima afite uko yamfasha tugakora ibirenze kuko yasamutayemo ntabwo mvuga ngo music udafite amafaranga nta kintu wakora nyine ufite ubufasha ufite ukuntu wamfasha wumva nyine njye nawe dufatanyije kuko bafite ibintu byinshi nakigisha nk'umuntu sometime cyane ahugura umuntu cyane avana step by step nkamugeza ahandi binyujije mu ndirimbo urumva mba wumva ko hari ibintu twafata tukavana tukageza hariya tubinyujije mu ndirimbo kandi ukabona ko nayibasha n'igihe wenda naba nibwira ko nzi kuririmba nabizi niwe wambwira ngo ndabizi okay muri comment ukavuga ngo Montana sometime ukamusora hariya n'iki music ikagera kure tu urimo urareba ibintu urimo
duteye ibintu tubivana tubivane kuri step tubigize kuri step ntabwo nzakora music man international sometimes nafite icyo nshoramo ese kandi wowe ugifite mani kandi wumva ibintu narimbye mani byakoze ku mutima ugomba kumfasha nyine tukabigeza kure tu reka tugushimire kuba witanze ukaduha umwanya wawe kugira ngo tuganire ntekereza ko ari iby'agaciro kanini cyane reka tugushimire twizeze ko wenda nitongera kugukenera ikindi gihe tuzakubona cyagiye wenda waramaje no kwamamara tutazaza kukwaka interview kati wapi ya so wenda nkubwire ngo hoya cyangwa ubwire okay man biterwa nyine ntago sometimes mvuga ngo ushaka kuzamuka ibagirwa mu rugo oya ntabwo bibaho uzakure kuri koro nzaba nahageze ya reka tugushimire rero nareba indahari to inshuti bakunze rero ba Mo TV reka tubashimire ko mudukurikirana ku munsi kuwundi umuhanzi kwa turi kumwe ni Montana ngira ngo mwagiye mwumva byinshi bateganyiriza abafans be ntekereza ko yabwiye n'uburyo akora injyana ya drill nubwo afite imbogamizi zigiye zitandukanye ariko ni mwebwe bo kugira ngo mumufashe kugira ngo agire aho akora umuziki we naho ugeza reka tubashimire rero mukomeze mugire ibihe byiza ciao Imana ikomeze kubarinda mwari kumwe nanjye Wizupazo Imana ikomeze kubarinda murakoze cyane